Halo Sheri. Meze neza. Ubu ni imyiteguro ndi kurangiza sinzi aho mwe mugeze. Oya ngiye ndasoje ngiye kwambara inkweto ubundi nkahita mva mu rugo nkaza. Noneho ahubwo kugira ngo tutaza gutinda no kwica amasaha genda duhure hahandi hafi yo kumurenge hamwe nakubwiye aba ariho ubu ntegerereje nanjye ndaje. Oya nta kibazo rwose ngiye nsigaje nk'iminota 2 nkiri hano gusa ibindi byose biri ku murongo ufite gahunda. Byaba ari byiza rwose nta kibazo. Sawa rwose mbasanga aho hafi yo kumurenge kugira ngo tuze gutwara igihe neza. Sawa. Kibitese ni byiza mukuru ni meza ese iminsi myinshi twaraburanye nukuri ngo ugiye gusezerana ngiye gusezerana sha sijya ko rero ko mbona sigize ikibazo shabiteye isoni mbiki se kandi wambwiye niki oui ugiye gusezerana ngiye gusezerana ugiye gusezerana cyane rwose urambabaje pe nase nkubabaje kuko ngiye gusezerana wambwiye ni cyo kibazo kunteye ubwoba niki karama nashatse kubikubwira mbere gusa nyine nkavuga uko biri kose ari ukuntu abantu bajya bateshuka ariko bakisubiraho ariko ndi kubona byanze mbabajwe nuko ubukwe bwawe bugiye gupfa bwishwe n'iki ku itariki twemeranije ari uyu munsi ababyeyi imiryango n'inshuti bose bazi itariki sinzi rero cyabihindura nta kundi nyine none se ku itariki izwi n'imiryango n'inshuti n'abavandimwe naho mwari gushakana ubu ngubu yitwariye abandi oya njye nashatse kubivuga kuva kare kirirwaga ari kugenda n'udukobwa n'ukibasohoka n'abagira ute nkavuga ntiyazahinduka cyangwa se ni kumwe inshuti zibaho zigasangira ibyishimo mwafata undi nka bronco besto ariko pe kugeza ubu tuvugana yatorokanye umukobwa oya ntabwo yabinkora ndamuzi njye ahamagara arambwira ati birarangiye ati Gabi birarangiye ntisi birangiye gute ati ntabwo uriya mukobwa ntamushaka njyewe ati icyambere barambwiye ngo nyina ni umurozi ngo kandi nawe ngo ujye umufasha arambwira ngo niba ngo ufite ngo abandi ngo mujye musohokana ngo mujye no hanze y'igihugu mbega ngo irinda yakaritsiye oya ntabwo yampemukira uyu munsi ubwo se yaba arambesha igihe cyose twabaniye oya reka abakobwa muransetsa atabikora simwizi ese si inshuti yawe ntubizi se ndabizi ko muri inshuti ntabwo mbyumva sobanurira numva uko bimeze kandi niba uri no kunkinisha nabwo bimbwire kuko waba uri kumpemukira cyane ako se ubu nakina nawe kuko umuntu ugeze ku rwego rwo kubaka urugo urumva nagukinisha mana yanjye ndumva noneho mbuze amahitamo wambaye neza ariko nta kundi nyine bibaho ihangane hari igihe atari Imana yakugeneye nanjye biramba ubu se urabona ngiye nje gutya nishimye none se Gabi ibyo ko wari ubizi kuva mbere hose kandi uri n'inshuti ye noneho ntubimbwire kuko washaka kugira ugere ku kiwo nyine nanjye nibyo nakubwiraga nanze guhita mbiremereza kubera ko numvaga ko ashobora guhinduka ako nyine ntugire ikibazo natwe turahari sibyo ntabwo wabura aho unyura inshuti natwe turahari sibyo njyewe ndakubwiye ngo dore ukuntu wambaye ugiye ku murenge ntabwo numva ukuntu ugiye nikuti umuntu yaba agukunda agasambana ku munsi wo gusezerana mu murenge ko ngiye tumaze kuvugana mu kanya ambwiye ko ari kwitegura kandi gahunda ze z'uyu munsi n'ejo zose ko nari nzizi inkuru yabaye kimomo ahubwo se n'umuntu wari wabikubwira yabaye kimomo
na se bamugaruriye hariya yari agiye kwiyahura kuko niyo byamurenze. Yabimenye hari umuntu utazi ko nyina aroga? Oya, yabimenye. Mu mujyi wose barashungeye. Umuntu ugiye kwiyahura ku mudugudu bimenya, nari kora n'umuntu mpamagara wenda ngambwire ko ibyo bintu byabaye. Ntabwo bishoboka rwose, ntabwo mbyumva. Ngiye uyu munsi gahunda ubu mfite nuko ngiye kujya ku murenge, urabona ko n'imyiteguro nyirangije. Ibindi rero rwose ntabwo mbyitayeho pe. Kenny, uri inshuti yanjye, ntabwo nakunda woga mu rwobo rwitwikiziho. Yewe inama nakujyaga niyo, niba ujya wenda kubeshya rero fata telefone yawe umuhamagare wumve ko icamo. Kandi tumaze kuvuga nyina abakobwa basigaye bazi ubwenge, yihamagare. Ariko kankubaza, igihe cyose twakundaniye tukaba tugeze kuri umunsi wo kujya mu murenge, nibwo ubonye umwanya wo kuvuga ngo kanjyana aya magambo mubwire gutya na gutya? Ejo se kutashye ko wumva byabaye n'ejo kutanazindutse mu gitondo ukabuja aya masaha, tuvuge ko ari impuhungiriye? Aha, wakabimenya wese nyine ko ntaje mbere. mbere byanabifataga nk'ibisanzwe, nkavuga ni umuntu ashobora guhinduka akisubiraho, ariko byambaba gusambana ku munsi w'ubukwe ntabwo bishoboka rwose. Umuntu arajya mu murenge agasambana. Iyo nkuru uri kuvuga uyihagazeho? Sambrada birabaje pe. Ntabwo ngende kubyumva. Byihanganire pe. Cyangwa ni ya magambo yanyu bavuga ngo nta bukwe butaha butagezwe, ngo niba ari amashoka niba ari ibiki. Njyewe ndakubwiye, njyewe nk'umuntu mwiza ukuzi inshuti yawe, ndavuze ni nk'umuvandimwe, reka mugire inama hakiri kare kuko nuva hano. Uvuze ngo umuntu mwiza cyangwa ari ubuzi n'ikire cyiza unzaniye? Noneho kugira ngo ugwe mu ruzi. Ubu ni inkuru nziza unzaniye. Noneho kugira ngo ugende upfirare abakobwa ntubaye. Umukobwa aragutekanye. Ibintu uri kuzana ngo mu byo kugwa mu ruzi, ushobora gusanga ugiye kungwisha mu nyanja ahubwo. Brother, abakobwa ntubazi, aragushutse ari kujya mu mubane, nimara kubana ejo abyarira amezi 3 nkaho yimuteye mu meza ngashize, wenda utaregeze wumva n'uburyohe. Ejo ugenda urahire imbere y'ubutegetsi. Abasore b'ubu namwe nubwo tugira ngo muri inshuti, ariye namwe muri ibihuha. Dore ndakubwiye, cyangwa muri kubona ko wenda ari twadufaranga twanye nahembwaga tukadusangira. Icyo ni cyo umukobwa gukurikiyeho nyuma. Hanyuma wowe none si kankubaza, ibi byose umbwiye inyungu yawe irabigiye? Ni ugukiza umuvandimwe nkakurokora. Ukandokora? Nkakurokora. Uri kureba ikisebo ngiye guhura nacyo? Icyo wahura nacyo si mwamaze kubana cyo kingana gute? Ahubwo ushima Imana se ngiye niba tumaze kuvugana mu kanya kama karangije kwitegura, noneho n'ubu ngubu tukaba inkuru ko uyizanye nta n'iminota 10 ishize. Muhamagare, nicyo ikimenyetso cya mbere, muhamagare. Ariko se urambwira ngo kumuhamagara, njye usanze ndangije kuvugana nawe nona muhamagare? Ibi bintu ntabwo bibaho pe. Kanse muhamagare abakobwa b'iyi minsi. Kuva ku murongo cyangwa ukupe nonaha? Ese ibisene cyangwa ni bimwe bya MTN nayo yigizana. Wongera ugerageze. Njye maze kuvugana nawe none namubwira ngo wongera ngenda bamugezeho. Abakobwa akabega siko nkakeza koko. Wongera ugerageze nta kibazo. Wongera ugerageze. Ni bikira. Munsanze inkuru ariyo. Ariko se ko tumaze kuvugana none aha. Brother, wihangane rero ndagiye. Akanje kwara kugukiza nkarohora ubugingo bwawe n'ubuzima bwawe. Narabikubwiye ariko mwana wanjye mwikuremo. Abahungu barahari uzabona undi. Ariko karakabwa kankoze isoni mu bandi bagabo, mu bandi babyeyi. Mu gihe urugiye kuduyaje ishema ngewe na mama wawe, twatumiye abantu babagabo beza b'ibikwerere, za nshuti zanjye z'abakire, ariko ndebera ibintu kagukoze kariya kabwa. Ihangane mwana wanjye, ubyikuremo ubyibagirwe. None se papa, urabona ibi bintu nabyakira nkabishobora koko? Cyambere cyo sinza hano nzajya nyura mu bandi bantu. Ubu ngiye kubiciro ry'imigani. Ibintu nkoze ntabwo nabyumvaga ko bishobora kuba. Tekereza ahantu nzajya ndanyura hose bazajya bavuga ngo dore wa mukobwa wabengeye ku murenge mwene kana. Yego ndabyumva mwana wanjye, ntabwo byahita bikuvamo. Ariko reka nkubwire,
uzi umukobwa wa Karasira ko byamubayeho abyikuramo, uwamubenza aramwanga nawe, ariko nta mezi abiri yashize atabonye undi musore, kandi ubukwe bwabaye bwiza, ntibasazanye se, ntibakuze, ntibamaze kubyara gatatu. Nanjye ikimasa cyanjye nakibagiwe, ibyo nateguye byose nabyibagiwe. Ngiye kwegerana na nyoko tungere tuganire, abari baduherekeje ku murenge nabo turagenda twicarane mu rugo tuganire dusangire, ariko nawe ubyibagirwe bikuvemo. Gusa ndaza kugufasha, hari umukire w'inshuti yanjye afite umuhungu, kandi numvaga uriya mugabo ashaka ko umuhungu we ngo wamubera umugore, ukabera umukazana uriya musaza w'inshuti yanjye, ahubwo ndakubariza uwo musaza, kandi warushaho kuba neza aho kubana na kariya kabwa. Witiyemo uwo muhungu kandi bizashoboka, byikuremo rero. Papa gusa ni umugome, arambabaje. Amufasha amaze gusambana, azi ko dufite gahunda yo kujya mu murenge. Kaga karagwira koko, ahubwo njye ndumva ibi bintu rwose. Bwa mbere barabimbwiraga nkarasambana nkagira n'ibihuha, ku munsi wo kujya mu murenge ntamara, hari igihe ibintu nazarira nk'agahinja kambevemo cyangwa bikurikirane nitonze maze ndebe. Nkurikije n'uburyo ibya mbere babimbwiye, bivuyemo n'ubundi abakobwa ntibabuze, nzaba nshaka n'undi. Akanihamagara abashuti banjye bazize inzoga tuzinywa.